nze mbabwire ngo ntimuzakorwa n'isoni ibatabariye hehe hagati. Abakiriye ubwo butabazi batanga abandi batera haleluya. Ese wari umukeneye se? Wari ukeneye gutabara? Reka dukoresha umwanya ungana n'uwo dufite dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 6. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 6 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 6 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Aravuga ngo nuko ku yindi sabato yinjira mu isinagogi arigisha, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo barebe uko amukiza ku isabato babone uko bamurega. Murongo wa 8. Ariko amenya ibyo batekereza, abwira umuntu unyunyutse ukuboko ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Noneho ku bantu bajya basurinya muri Bibiliya, usurinya hano bango hagati mu bantu, uko ubutumwa Imana yamuhaye nahangaha bushingiye. Arahaguruka arahagarara. Dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ni ibitabo bikurikirana biraza koroha, ivuye muri Luka ujya muri Yohana, n'abaturanyi ntabwo bigorana kugerayo. Ibice 8 umurongo wa 3 wonyine. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafasha asambana, bamuta hagati. Usurinya ko kantu bamuta hehe. Dusoreza aho ngaho muri Yohana ibice 19 umurongo wa 18. 19 umurongo wa 18. Bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Dusoreze muri Yesaya 50 umurongo wa 7 wonyine. Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Hari ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mu nkundi busanzwe ntabwo njya ngorana, sinkunda kugorana no mu buzima busanzwe, singorana. Ntago naba ntagorana mu buzima busanzwe, nkunze kugorana mu rusengero. Oya, sindi bukugore ngo uzamura amaboko niwumva nta mpamvu ituma uyazamura uyarekere hasi. Sinkugora ngo utere haleluya wabona nta mpamvu irumva utuma uyitera. Biba byiza mu nzu y'Imana iyo ukoze ikintu kivuye ku mutima, nibwo kizana umusaruro kuruta icyo ukozwe no guhatwa. Uwo muntu mwicaranye ntakubangamire, nubona adafashwe umureke. Kuko kuno kwezi kuragoranye, niko kwezi abana bajyamo ku mashuri, ni nayo matariki twishyuriramo amazu. Rero biragoranye mu by'ukuri, ushobora gusanga uwo muntu muri kumwe itariki umwana azagira ku ishuri ari no tariki azishyura. Rero wowe kabyarawe byagorana ko apfa gufashwa atari umwuka w'Imana uje. Mubwire ngo ntuze kungora nanjye sindi ubagore. Biragoye pastor uko kwezi. Ubu hari umuntu uri hano adahari, yibaza nyine hari watsindishije 2, hari watsindishije 3, kandi nyirinzu nawe afite umwana azajyana kwishura, ari uko umwaze kumwishyura wimurenganya nawe nicyo acungiraho. Ariko hashimwe Yesu uri muri biteraniro, ibyo bibazo byose abifitiye ibisubizo. Ineza yarampamagaye imbwira ko nzagerayo. Uyu munsi ndaririmba nkeya kuko igihe mfite n'ikinyemera kuririmba nyinshi. Ntabwo dukwiye gusenga Imana kugera ku rwego Imana itwumvisha. Reka mperaho, ntabwo dukwiye gusenga Imana kugera ku rwego Imana itwumvisha n'abapagani igibumba, ahubwo dukwiye gusenga Imana kugera ku rwego twumvisha Imana. Utandukanye ko yakumvishe no kuyumva. Mushumba, abakristo bumvisha Imana ntibagorana, kuko iyo umuntu yumvisha Imana arayumvira. Reka ntange urugero, umubyeyi ufite abana, niba umwana icyo agusabye ukimuha, wowe ukamusaba ntakumvire. Wowe aragusaba nk'umubyeyi, ariko wowe wamubwira ntakumve. Imana ituvane mu gihe cyo kumva, itugeze mu gihe twebwe cyo kumva
Imana. Aburahamu amaze kuyumva, Imana ageze muza igaruka kumumusaba, kandi bikora ibizi ko imugerageje, nayo yari ibizi ko imugerageje. Ariko kuko Aburahamu yumvisha Imana, ntiyafata umwana ngo amurutishe Imana, afata Imana yirutisha umwana. Umuntu wumvisha Imana ntabwo afata ibyo yakoze ngo abirutishe yabikoze, ahubwo afata yabikoze igahora hejuru, ibyo yakoze bigahora hasi. Haleluya. Ubwire ngo nkwifurije kumva Imana kuruta uko yakumva. Hari ijambo ry'ubuhanuzi ngiye kuguha mu mwanya mfite. Mumpe ikiganza umubwire ngo ntabwo uzakorwa n'isoni, Imana igutabariye hagati yabo. Haleluya, haleluya. Ongera umubwire, nasenze irambwira ngo nze mbabwire ngo ntabwo uzakorwa n'isoni, igutabariye hagati y'abari bazi kuzakorwa nazo. Haleluya. Mumfashe. Ndabizi abari bazi ko zizagukora barenze umwe, kuko wari uri hagati yabo. Bibiliya yavuze ngo ku yindi sabato, bivuze ngo hari yari yabanje, bazana umuntu unyunyutse ukuboko, bamushyira mu iteraniro, kandi intego ari ugutega Yesu umutego, ngo barebe ko amukiza ku isabato, ko amategeko yabo atabyemeraga. Ntabwo bigeze babwira Yesu ngo twaguteza umutego. Yarebye mu mitima, amenya ibyo batekereza, amenya ko bazanye umuntu mu iteraniro ari umutego. Basi hari abantu baza muri iteraniro baje kureba koko niba ukoreshwa n'Imana. De la CN. Haleluya, haleluya. Akaza asa n'uje guhinyuza Imana ikubamo. Akaza hariyo ntego, akava mu ntara, akava muri vire, abati babambwiye ko imubamo, reka nje kureba niba yo bavuga koko aribyo. Akaza aje mbene uwo muntu murasenga ntasenga, murabyina ntabyine, kubera iki? Ntiyaje kubyina. Utandukanye umuntu waje gushaka Imana n'uwaje kureba Imana, baratandukanye. Uwaje gushaka Imana barasenga, agasenga bariba, ariko uwaje kureba Imana ntacyo akora, we abategereje gusa kuza kuyibona. Ngo arebye mu mitima yabo, ndashimira Imana ntabwo yerekwa, Imana irareba, irebye mu mitima ngo imenye ibyo batekereza, imenya ko hari umuntu bazanye mu iteraniro, kandi bamuzana nk'umutego bamuteze. Mwumva ijambo ryanejeje, ngo ntiyamurekera hagati mu iteraniro, ngo amuvana mu iteraniro hagati, amuzana hagati ya bamwe bamuteze umutego. Nasomye Bibiliya isobanuye, ireje bavuga ngo kuki yamuzanye hagati, ngo kwari ukugira ngo amukirize aho bareba. Mubwire ngo iraca impaka ibikoreye hagati yabo, irarangiza impaka ibikoreye hagati yabo. Batazagira ngo ni bene wanyu babikoze, batazagira ngo ni amashuri yabikoze, twese twateye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana irabikorera hagati yabo, batazajya gushakira ubuhamya ahandi, bazabe barabyiboneye, bavuga ati twarayibonye ibikora, yabikoze duhari, yabikoze tuhibereye. Ubyakiriye natere haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo bazabwirwa amakuru y'ibyo yakoze, yambwiye ngo nze mbabwire ngo ntabwo zizabikora, bariye hagati. Ngo amuvana mu iteraniro amuzana hagati y'abafarisayo.
amukiriza hagati yabo. Mwumva ijambo Yesu yavuze ageze kwa Lazaro. Yaravuze ngo ndabizi kusanzwe unyumva ko kubwo abantu bagize gute. Nta kindi ribuze kugira n'abantu bakugoze bateze kureba uzamwara. Sindi buvuge nk'ugiye gupfa nashaka ntegeke nzagaruke na ryari. Ndakoresha igihe kingana n'icyo mfite na Yesu yagiye atabirangije nkaswe ngiye uzapfa. Kamabwiza ukuri. Uze gutinda utegereje ibindi ubu ndimo ndavuga uko Imana yambwiye kuvuga. Mubwire ngo igutabariye hagati yabo ntabwo zizagukora. Kandi mushu hari icyo namenye ntawe utagira abantu bamugose. Ntawe utabagira. N'abafite ama etage bagoswe na credit za banki. Ntawe utagira abantu bamugose, ntawe utagira hagati ye. Nushaka kubavuye kuzana PhD. Ugoswe n'ubukumi bugize 30 n'ingahe. Ntibahora bakubaza ngo ni ryari. Abo saba kugoseze. Ese ko ntacyo tubwira abo saba kugoseze. Mubwire ngo nushaka uburinzobe ntawe utagira ibimugose. Ukuresha kose nushaka ube waje witwaye. Namenye ko ntawe utagira he have. Ndibuza kuvuga ibintu byinshi mu mwanya mutuva Yohana. Mukanya wese waduhagurutsaga. Turuka hariya. Ngwino hano. Ngwino. Kuki nge n'uyu muntu duhuye? Uko tutari mu cyerekezo kimwe. None ngwino tujyane. Kuki nge nawe tudahuye? None mero muri kiganza ubwe ngo nudahura na shitani muzamujya ahantu hamwe. Ikimenyetso cyujya mu ijuru ahura n'ibigeragezo kubera iki turajyaho yavuye ntabwo tujya mu cyerekezo. Yemwe barakoremwe kubera iki turwana na Satani uko tutajya hamwe. Mugabanya amagambo rero murajyaho yavuye niyo mpamvu abarwanya. Ariko muhumure ntazatunesha kuko turwana niyo wamwirukanya aho tugiye. Utahutuje rero kubera mpamba kurana uko mutajya ahantu hamwe. Ijambo rya kabiri ntabwo Herode ahiga umwana wese wavutse. Herode ahiga umwana wavutse inyenyeri kaka. Herode ntabwo arwanya umwana wese. Herode arwanya umwana wavutse inyenyeri kaka. Simpamva gufitiye ubwoba ni inyenyeri yawe. Kandi ntabwo umuntu uri hejuru arwanya uri hasi. Uri hasi arwanya uri hejuru. Nubona umuntu akurwanya uzamenye ko muri hejuru. Niba uri hano ntacyo bintwaye. Ubu ngubu meya yarwanya umutwara sibo. Birahuye se. Ariko umutwara sibo. Kubera iki? Arumva ashaka kwicara aho yicaye. Nubwo Herode rero arwanya umwana wavutse inyenyeri kaka, mumpera ikiganza umubwire ngo nta wazimye inyenyeri atakije. Mubwire ngo nta uzayizimya kuko ntibazi n'uburyo yatse. Uwo yakije aranayirinze we. Abayihinda ariko ntacyo bazayitwara. Uwo yakije yibereye amaso. Twateye haleluya. Ntabwo badufite bw'abarwanya inyenyeri. Uwo yakije aranayirinze. Ngo amukiriza hagati kugira ngo bamenye ko ari Imana ishobora byose. Ijambo ryavuze ngo 8:3 muri Yohana. Ngo bafata umugore bafasha agira gute? Bari bamubesheye. Bari bamufasha bikora. Nawe ntiyabihakanaga. Yarabyemeraga. Nibimenyetso byagaragaza ko yabikoze. Kandi itegeko ryaravuga ngo wafashwe asambana yishijwe iki? Si ku itegeko ryavugaga. Hari icyo bari bakoze kinajije n'amategeko. Mureka shimira Yesu rero. Ajya naturengera n'ibyo twakoze ari byo. Hari n'ibyo usanga ibyo baturega ari byo.
Ubaze ngo ntiwasanga ibyo bakuziza ari byo. Nese bagutaye hagati suko afitiye. Nese si byo sa madeni. Nese ntibakwiteze kureba ko wabuzayo kwishyura inzira. Nese urumva bakuziza ubusa. Ariko nashimira Yesu ajyaga turengera kandi ibyo baturega ari byo. Uyu mugore bamuregaga ibiri byo kandi bari bakoze ikijyanye n'ikitegeko rivuga. Niba hari ahantu hanezeza niyo ndi kubwiriza ku Gasaraba kuko niho nashyigikiye mva mu ntara nambaraje y'icyatsi kibisi. Ibaho zimwe zabagaho kalendari zari zanditseho mariboro niho nashyikiye. Ndahabwiriza nkanezerwa kuko niho nashyikiye mva mu Bisesero. Mariboro yabagaho kalendari yitati urakoze banza nawe ariyo wazanye. Ayizi nkuyizi namwe nubwo mucacatse rero abantu bajye baduhisha kera hashize utagira kera bamwe bana mwaraje kuzi bitoke akasha none murayitura sharekasha. Atekereza kuva mu ntara uzi ko nugera i Kigali umuntu agira ibitekerezo bijyanye n'ahantu atinze. Nge navuye mu Bisesero Karongi ibitekerezo bimbwira ngo nugera hitwa Nyabugogo umuntu wese muhura umubazo witwa Fidele arahita kwereka aho ari. Uko niwe nari nzu b'i Kigali twariganye primaire ibitebe bati wagenda hitwa Nyabugogo umuntu wese muhura umubwire ngo ndangira kwa Fidele arahita deka nese igiga. Ndateze ndanaje uko natinze igitarama simbitinde mu mwanya ntubinyemerera. Nyuma y'icyumweru ndaza i Kigali ngeze Nyabugogo ndebye uko imodoka zingana ndebye uko abantu ibitekerezo birambwira ngo gura baza nde Fidele. Uzi kuko mwatekerezaga mukiri mu ntara atari ko mugiye kandi nta yandi mashuri mwongeyeho ariko kubera aho mutinze miti byo kubaza Fidele mbyisibamo bari bagihamagara zijya Kakiri zigiremera nuko numva umutima umbwira kugira Remera nari ntarakizwa ngo mvuge ngo ni umwuka mbanje Remera abazaho gare yaho ziremera mvamo ntangira kuzerera nibazaho ndi ibyo kubaza Fidele ni nko wazana ikibaho ukagira ngo ntacyo banditseho. Ntangira kuzerera kumbi iyabwiye Remera ngo nakumenye utaraba. Urabona izi feru je zijya Kabeza hano Remera hano mu Giporoso kurangira kandi ndi kugenda bigeze saa 11 nambaraje yanjye ku rutugu n'imyate uzimyotso nagiraga hano iyo umuntu apfuye adakiza bapfuye atazi ukwasa. Umuntu nafata akiza azaba apfuye atazi isura ye. Yabiravuga ko tuzasa ntikurerekanwa ariko niyerekanwa. Ubu waza foto zanyu zo muri 2 ukareba ukuntu mwasaga muri 2 abapfuye atazi ukwasa. Bigeze saa 11 n'igice muri feruje ndi kugenda mbona mpuye na Fidele. Uko niko kuri magazi y'iteraniro ryera. Arambwira ngo kuri hano ni we narinje kureba araseka. Ni we kuri hano ati nge ndi hano kuva saa 9 hari umuntu ari ntegereje namubuze nari ntaye. Ati tugiye kumbi yaraje gushaka uwima. Ati tugende mba ku Gasaraba dore yaratwe ahahirye. Araza ati wacu nahangaha tubaho twakoze hano Kanombe nahatoraguye avoka nahabaga ibishyimbo hano mu ikorosi saho bita kwa padiri nagiye kuragira inka za mama w'ikuga. Sinzi niba kiriho ngo nzaje kumusura mbwene ndi wa mutipe waragira inka za mama wawe. Icyo nari mbivugiye ni kimwe mu mwanya nshigaje kambaze wacurangaga uwakinnye filime n'uwa yanditse umenye ibice bigize filime nini nuwagize gute. Mwumva ikintu kintangaza rero n'uburyo umuntu abona igice kimwe kigize filime y'ubuzima bwawe akagira ngo irangiriye aho ngaho. Hagasohoka icy'ubupfubyi abakuzi bakagira ngo filime y'ubuzima bwawe izarangira aho ngaho. Kumbi ntibamenye ko yanditse yayihaye n'ayandi ma episode atarajya hanze kandi kiboneka ni cyasohotse ariko hari ibindi bice bigize filime y'ubuzima bwawe bitarajya habona. Yego niyo mpamvu iyo badufata ijambo bahera ku gice cyagiye hanze ariko nawe wavuga igice kitarajya hanze. Filime y'ubuzima bwawe
rusange abantu babona ibyagiye hanze ariko hari bitarashirwa hanze. Hari uzikomera ukana narajya mu ndege karabaye ejo bundi narayimanutse hano haruguru hamwe nanyuze na mbaraje nahanyuze banjyanye kuri aeroport. Ata wacu aho mu biseseraho Imana ndokore 94 tuhasimbuke abonye nsigaye njyenyine nkaho yakambwiye amagambo nkomeza arambwira ngo nuba gushyira mu ishuri ukiga hari ikintu cyazavamo kandi ntabana n'ubumuga. Kuko igihe nari ndimo cyamwemereraga kumvuga hirya ashaka. Reka mbabwire ntago mutuye aho mushaka, mutuye igihe kibatuje. Ntimurya ko mushaka, murya uko igihe cyagennye. Reka mbabaze iyo umuntu nge ntago abana banjye biga aho nshaka, biga aho nshoboye kwishyura. Naho ntuye siho nshaka, ntuye aho nshoboye kwishyura. Iyo uhamagaye mu komisiyoneri ndashaka inzu arakubaza ngo yangahe 60 ahita amenya aho gutuza. Wowe uvuga amafaranga nihita kandi abazikaritsiye za make nizameshe ufite angahe 60 yego ndaza kuguhamagara dore aho nayibonye warekarama ngo ni habi kandi ari ufite amafaranga ufite niya kugenera aho utura n'abagura ibibanza mugura ibibanza bijyanye nayo mufite. Ejo bundi sinzi wamubwiye ngo ko nagiye mu ndege arampamagara ngo muraho ukibaza ngo ni ngewe nande. Imana bikoze batugira benshi kandi turi umwe. Ngo muraho ni muraho ngo barasigaye mu bahanze. Ntabwo ariko bimeze kubera akazi kenshi tugenda tugaruka kandi ngiye rimwe. Mubwire ngo bazabyagura kandi bikiri bito kuko byakozwe n'Imana. Nabazaniye ubuhanuzi buvuga ngo ntuzakorwa n'isoni igutabariye hagati yawe. Ngo bamuta hagati bamufasha sambana. Babwira Yesu ngo gira icyo bivugaho. Itegeko rivuga ko ufashwa sambana yicishwa amabuye. Kandi mwumva icyantangaje baje bayitwaze kuko bavuga dushobora gusanga aho tuyamuterera nayahari. Baza bayafite mufuka ati ngo bamuta hagati. Yesu ngo arunama arandika arunamuka tutarakora icyaha namutera ibuye ngo arongera arunama arandika ngo bagenda urusorongo mu mbere ikikanzu mubwire ngo n'uyu munsi icyo Yesu yanditse ku buzima bwawe ntawe ukizi. Amabuye bari bazanye kumutera umugore yanyuzeho asubira yari muzima. Ayo bari kumwicisha yayanyuzeho. Hari ibintu bari bazanye nk'imitego ugiye kubinyura hejuru ujya Imana yavuze. Hari ibyo bari baguteze nibyo bigiye kuba intandaro ya promosiyo. Aya magambo bari bakuvuze ni Imana igiye guheraho ikuzamure. Moridekayi yazamuwe n'urwandiko rumwica. Twateye haleluya. Ibyo baregeshaga Moridekayi nibyo byabaye bimuzamura. Ibyo bari kumwica nibyo byabaye bituma abayuda batabarwa. Mubwire ngo ibyo bari baguteze ugiye kubinyuraho ujya Imana yavuze. Ngo Yesu arunamuka ati ntawe gutate ntawe ati kuba ataguci nanjye sindi gucira igendere. Atabariwe hehe? Atabariwe hehe? Atabariwe hehe? Hagati y'abande. Mubwire ngo ntakorwa n'isoni gutabariye hagati yabo. Nibishaka byumvwe na babiri bari bazi ngo Imana igutabara bakugose abari bazi kuzakorwa n'isoni bari bazi ko abana batazajya ku ishuri ariko ntago biri buze gukunda. Yambwiye ngo ntabwo isoni zizabakora ibatabariye hagati 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 hagati. Kubera iki iyo bazi ni yagiye hanze ariko hari yakinwe itarajya hanze. Nama episode namwe mu ndebere Hamani yarazi ko filime ya Moridekayi finale ari kwiremba. Munyumvira n'ugiye gusoza yarazi ko finale ya Moridekayi
azapfa ari umuzamu, azapfira aho ngaho bakamushyingura aho ngaho. Kubera iki? Iyo ni filime yagiye hanze, icyo ni igice cyasohotse. Kumbe uwanditse filime y'ubuzima bwa Morodekayi yashyizemo n'igice cyo gutambagiza umurwa, kandi nta Mana muri inyuma. Icyo gice ntikirajya hanze. Rero mubwire ngo nawe ubwawe ntuzi ikigiye kujya hanze mu kwa 10. Erega icyose nicyo mu kwa 9, ariko ntuzi ikijya hanze mu kwa 10. Hari ikigiye gusohoka mu kwezi kwa 10, hari ikigiye kujya hanze mu kwezi kwa 10. Aba babyakira batanga, abandi batera haleluya. Icyo babonye ni icyasohotse mu kwa 9, ariko ntibazi iyo mu kwa 10 uko izaba imeze. Mu kwa 10 harimo kuva mu bukode, mu kwa 10 harimo kuva mu bushomeri. Ibyo na bimwe mu kwa 10 harimo kwerekanwa ugakora. Mu kwa 10 nibavuga rero baravugira ku yasohotse, ariko nibavuga ku itarasi ko ntibazi birimo. Ijambo ryavuze ngo bamubambanaho n'abandi babiri. Yesu ari hehe? Kuki atabara abari hagati? Nuko nawe yatabariwe hagati. Mushumfite isengesho ririmo umujinya n'uburakari ariko butagatifu. Nabwiye Imana ngo ndashaka kunkura mu gihe cyo kukuvuga gusa, unshyire mu gihe cyo kuvuga na kwerekana. Dukeneye kubwira abantu Imana tunayibereka. Tubereke Imana nibi. Hari abatazemezwa nuko wayibabwiye, bayemezwe nuko bayibonye igaragara mu byo yakoze. Byagorana ko umugabo yumva kandi buri mu gitondo umusaba iposho, ariko bizoroha kuyimubwira ati uyu mwaka wose ntugire ikibazo. Utiye umwaka wose narawishyuye. Neta ahita azimbanura ati Imana yanjye ahita avuga ati ko wakangahe ntuzansige. Ariko si buyazanwa n'iki buri gitondo? Uyu mwaka utarashira igushyire mu gihe cyo kuvuga unayerekana, uyibwira abantu ariko unayibereka. Bayibona. Soze ejo nagiye ahantu maze kwigisha umusaza arambwira ati ariko icyo mfana bavuga butumwa niki? Ntikimbwire niba naragikora sinzagikore, niba naragikoze nzagikosore. Ati babaha isaha ngo mubwirize, mukamara 45 muvuga ubuhamya. Mwagiye muvuga ijambo ry'Imana ko ari cyo baba bahereye umwanya. Ndavuga ni sinkubahutse ariko nkundire nkubwize kuno kuri. Niba utaraguri hafi yo kugwatiye, ntabwo Imana ari izo nyuguti ziri muri Bibiliya. Ibiti bakozemo izi mpapuro, ibyo biti bakoze impapuro zijya mu bindi bitabo. Wagize ngo hino yanditse biri itandukanye n'izindi wino zanditse. Imana si impapuro, Imana si inyuguti, mu ijambo rimwe. Imana ni imirimo. Hano harimo iki? Muri izi nyuguti harimo iki? Si imirimo Imana yakoze nabo yakoresheje. Ngo natwe ubwacu turi imirimo y'intoke. Mwaje gushaka iki hano? Mu buhe buryo? Ngo nutazi gushomoka ngo nahamye mu bandi gusa ko Yesu agira neza. Ibi byose ni imirimo. Data wacu sinari kuyimubwira ngo ayumve, ariko uyu munsi yayumva kandi anabyubashye. Ntabwo yatinyuka kuvuga nkayo yavugaga, kandi simbi musaba igihe kirabimutegeka. Ntabwo ngiye musaba ko anyubaha igihe kimutegeka kunyubaha. Nubwo nduta. Kera ngo umukuru w'umuryango yabaga ari umukuru. Uyu munsi umukuru w'umuryango aba ari ufite. Ugasanga umutipi wa 25 ayoboye umuryango urimo abasaza ba 45 kubera ko afite imbaraga zake. Soreza ahangaha. Oya mureka soreza mfite ambaho ya mumure. Reka mbabwize ukuri. Ninginze Imana. Inkundi ribaha amafaranga.
bizatuma mukira ayo mahane, bizatuma mutura abantu muhora mwikoreye ngo barabanga, bizatuma muvuga ngo abapasiteri bakunda bakire gusa, nawe kandi ushaka kuba we. Ariko nige turenganya abantu mu by'ukuri. Ngubu niba umushumba akeneye fandara aguhamagare nawe ukeneye gufashwa. Ntabwo ageze mu gihe cyo gushaka binginze, ageze mu gihe cyo abantu bamutera inkunga, azahamagara abayafite. Usa rero ngo ntibagwa, ufite iki cyo gutuma baguhamagare ngo utange, tuvuge ukuri. Utanga iki? Niba kenera gusenga yitatu bazakubwiriza usenga, ariko amafaranga ntayo ufite. Mureke gucumuzwa n'abantu, umubwiriza avuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ubwo urumva ushaka kuza ro protocole zigatitira ngo bashaka umwanya wakwicaye ahugeze. Urabona igihe urimo ari cyo gutitiza protocole winjiye hangaha. Subwo muranyumvishe ze? Kandi abantu bari mu bihe bigoye biyenza kubi. Uvuga ibintu ati wumva ngo nawe wakwihanganye ngo ntawe ugusura, nawe ubwawe aho utuye birakugora kuhagera urunyiraho, ubona ari nde bizorohera koko. Ariko idutabariye hagati. Haleluya! Twongere haleluya! Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ntimuzakorwa n'isoni, ibatabariye hehe hagati. Abakiri ubwo butabazi batanga abandi batera haleluya. Ese wari umukeneye se? Wari ukeneye gutabara? Kuko umwami Imana izagira gute? Nicyo gituma nagira gute? Beneta, uyu mugore ntibari bagiye kumumwaza. Shimira Imana. Ndabizi Imana yagambiriye gukora ibidasanzwe kuri uyu wa gatanu. Ikomeze igira akazi keza. Mubwire ngo ikomeze igira akazi keza. Komeze igira akazi keza. Aje kuyishaka bayibona, ari nabaje kuyireba batahe bayibonye. Ngeri Kigali sinarinzi ko nzahaga umuceri waraniye. Naya mazina yanjye ntago nyanywa, sinyiyakunda pe. Ndaza sinanywe yicaka. Uze kura. Mesi na yanyweye shipo. Ntago pasta sinkunda amazi. Kandi nanywe agacupa kamwe yigera hano karahagije. Iki ejo nagiye ahantu umuntu arambwira ngo John ngurabyibushye cyane ngo gabanya ibiro. Ni mbere yo kwibaza ku mibyibuho y'abantu mujye mubaza impamvu yatumye babyibuha. Ibi ngibi byica iperereza ry'abazimu. Asya ariko mwe mwabaye. Haraho nagiye barambaza ngo mukozi w'Imana imodoka mu isengo tuhapari umunsi sinayizanye. Usenge nigeze njya ahantu umuntu azana icyayi ngo shiremo isukari akayiko kamwe tubiri dutatu ati itazakwica, ariko mwagiye mureka iranyica sibwo nkiyinywa. Abatangiye kuyinywa kera ni muyiga yari yambamo nyije. We nibwo ukigera i Kigali nawe ugiye kwiteza amadagete n'ibiteke birakatsindwa n'Imana. Nibwo ukiza nangwa mangwa hari amavuta ufite mu mwe. Mwagiye mureka bayahereye kera bakayagabanya. Bene dare nukuri pe, ariko uyu munsi isukari wapi sigaye nk'ubuki. Isukari ntago ikiri nziza. Muhaguruke dusenge. Isukari ntago ari nziza n'ubuki ubu ngo. Ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu, washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Yesu we nshuti yanjye ushime, wowe wabiduye umwana w'isezerano. Yesu we nshuti yanjye ushime, wowe wabiduye
umwami kwimutabariye hagati atanga abandi atere haleluya. Noneho ubyizeye akaba yumva ashaka ko Uwiteka zola fotandora tarasi ene fatotirada tuyazamurira Imana ibikoreye hagati y'abayoka edotasi wa fotandora dia asi de ene mushumba uragiye urugendo rw'umugisha rutazamara iminsi ariko ugiye kuzana ibintu bibiri ugiye kuzana amafaranga n'abaterankunga. Imana ikujyana ibintu bibiri ntabwo uzatindayo igiye kuguherayo amaboko mashya hashira igihe abo bantu baze kugusura. Imana izaguha urusengero rufite hasi no hejuru. Ijambo rya kabiri ntabwo ruzaba ari urusengero rwonyine, ruzaba rufite n'ibindi bikorwa byinjiriza church ku ruhande. Mubwire ngo gutabara hagati y'abari baguteza amaso, abari bazi ko bigiye kurangira, abari bazi ko ntago ugikozwe n'isoni. Atora sikitando sikotita tarasi etofa tondarasi lave ngo bategereza ko ari bubyimbe cyangwa ari ufakindutse ngo bamaze umwanya munini yari hagati yabo bategereje uko azapfa. Imana imurengera ari hagati yabo. Mutumye harya Petero yatabariwe hehe? Hagati y'abasirikare 16 abashwa amaguru n'amaboko. Muzana igiseke dutanga ituro ry'ishimwe ry'uko dutabari hagati bareza ko tuzakorwa neza. Icyo cyonyine